turongeye turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera bikomeze biganze ku buzima bwanyu. Mwebwe mudukurikiraho muri hose, mukurikira Joshua TV Rwanda. Imana y'amahoro ibaha umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Twongeye kunezerwa rero kubw'uyu mwanya Imana yongeye kuduha, ariko kandi ni umwanya wo kugira ngo twongere tugire ibyo tuvuga ndetse twongere tugire ibyo tubamenyesha, birimo kugira ngo tunabone uburyo bwo gusenga Imana. Mbere ya byose rero tumanze gushimira abantu bose bagenda batwereka ko badukunda, abantu batweretse yuko bagenda badushigikira, ndetse mu biganiro tugenda dukora bakagenda batwereka yuko badukurikira. Imana ibaha umugisha. Mwebwe mwamaze gukora subscribe rero, Imana ibaha umugisha. Niba kandi nawe utarayikora, uyu ni umwanya wo kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu tukibishiraho ujye ubibona mu bambere. Kandi ndabizi neza yuko iyi channel ni yawe ni iyanjye, ntabwo uzigira wicuza ku mwanya wose uzaba waraduhaye. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ikindi mujye musangiza bagenzi banyu, mubasangize ibiganiro tugenda dukora, byaba iby'iyobokamana mu buryo dusenga, kugira ngo na wa wundi wari ufite inyota yo kumva ijambo ry'Imana nawe afashwe. Kandi ndabizi neza ko bizaba umugisha ku buzima bwacu. Imana y'amahoro ikomeze ishimwe, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Uyu mwanya rero turongeye tugarutse kuri kamera. Nta kindi kitugaruye kuri kamera, namwe mu makuru agenda avugwa ndetse amaze iminsi ari no gucicikana, kandi ni ibintu bigenda biproposwa. Ikiza cy'amakuru mu bintu bya mbere tugomba gukunda ni uko iyo wamaze kumenya amakuru umenya n'uburyo usenga. Natwe dufite siroga ivuga ngo icya mbere ni amakuru. Ngo akaradiyo kanjye, niko umugore yigeze kuvuga, aravuga ngo akaradiyo kanjye gahora ku musego. Mu buryo bw'isi ni uguhorana amakuru, no mu buryo bw'umwuka ugomba guhorana amakuru. Niyo mpamvu umuntu udafite amakuru nta kintu na kimwe aba yicaranye. Niyo mpamvu abarokore, ni ijambo ry'Imana rivuga ngo iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwa azaba. Ayo ni amakuru akwereka yuko mu buryo bwose uriho, mu buryo bwose warwana, mu buryo bwose uri mubabara, nubwo waba uri mu gahinda, nubwo waba uri mu biki byose bikubuza umutekano, cyangwa se ukabona ibintu biragucanze birakuyobeye, ntabwo ari umwanya wo guheranwa n'ako gahinda, kuko hari igihe kizagera birangire, kubera yuko aho wicaye ntabwo ari ahawe. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo umunsi umwe Imana yigeze kugenda ihura ijya kureba abana bayo baho bari kunezererwa, bari guhimbaza, bari kurya, bari kunywa. Ngo muri ibyo birori Imana ibigezemo, ngo igiye kubona na Satani arahageze. Bibiliya iravuga ngo nuko Imana ibaza Satani ngo ahangaha wahageze ute? Ngo Satani aravuga ngo mvuye mu isi kwizereramo no kwireba. Bivuze ngo Satani ni inzererezi. Rero ari igihe Satani azerereye, akazerera mu buzima bwawe uyu munsi, mu rugo rwawe, akazerera muri buri kimwe cyose uri gukora. Ariko ntabwo Satani aguma ku buzima bwawe, kuko ni inzererezi. Uyu munsi yazererera iwawe, ejo akazererera iwanjye, ejo bundi akazerera kwa runaka. Ntabwo afite ishikizo. Niyo mpamvu ibitero byose atuzanaho tuzanamutsinda, yanga yemera. Nta nsinzi afite, dufite insinzi iva kuri Kristo Yesu. Izina ry'Imana nirishimwe kandi nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero tuje kubagezaho amakuru ari kuvugwa ku bintu bimaze iminsi biri gutambuka, ndetse no ku itangazo RGB nanone yongeye gusohora iri kuvuga ku by'insengero. Riproposwa yuko insengero zigomba kugira umwanya zibarizwamo, zigomba kugira aho zibarizwa. Nta bintu byo mu kajagari, nta bintu bya bindi wabonaga ukabona insengero ugeze muri buri rugo, uramanutse hepfo hasanze urusengero, wagera haruguru ukahasanga urusengero, waba uri gutambika hirya ukahasanga urusengero. RGB yanzuye iravuga ngo ntabwo ibyo ngibyo bigikenewe, nta nubwo ari byo. Ahubwo nk'uko inganda tubizi neza yuko hari icyanya cy'inganda i Masoro, usanga inganda zigenda zitandukanye, n'insengero nazo zigomba kugira aho zibarizwa, zikagira icyanya cyazo. Iri ni itangazo ryasohowe na RGB rivuga yuko insengero zose zigomba kugira icyanya cyazo. Bera b'Imana rero, ni mu buryo bwo gusenga. Ahangaha nahageze ndatsikira ndibaza, ariko muri ubwo buryo nyine nta kintu na kimwe gipangwa kidafite igisubizo. Ubwo nabo kuko turabizi yuko RGB nayo ni ababyeyi, bagenda bakemura ibibazo, bagenda barebana ibintu by'ingaruka bakabishakira inyigo. Ntabwo bashobora gutangaza ikintu badafitiye uburyo, badafitiye gahunda no kugikemura. Gusa ikintu nibazaga ni iki ngiki, ese
insengero dufite muri iki gihugu zose niko bazazibonera ibibanza. Aka ni akabazo. Insengero zose dufite mu Rwanda niko bazazibonera ibibanza. Nagize kwibaza, nagize kubitekerezaho, ariko ndibaza nanone ndongera ndavuga nti ubwo uburyo babyizeho bajya kubitekereza babifitiye n'inyigo n'uburyo ki bazajya bagenda babikemura. Ikindi nagize kwibaza ni ikintu kigendanye na bene data b'Abasilamu. Ntabwo bemera imyizerere yo abarokore cyangwa se abakristo bemera. None bazaba mu kibanza kimwe badahuje kwemera? Bizashoboka? Ahari bizashoboka ko umusilamu n'aba ari mu materaniro yumva umurokore ari gutera haleluya? Ese ubu bushobozi? Ariko nubwo twakwibaza ibingibi, tugomba nanone kwibaza ku bigendanye n'ibi leta yavuzeho mbere. Tugenda twibaza ibibazo ariko tukagenda tunabyisubiza, ku buryo uvuga ngo bino ntabwo biri buze kuba ikibazo kuko bifite uyu muti. Nanone iyo bigeze aho ngaho mpita ntekereza avuga ni ku bigendanye n'insengero zo mu buryo bw'inyubako. Leta imaze iminsi inabitangaza yuko nta muntu ugomba kuba ari mu rusengero ngo asakurize abo hanze. Bivuze ngo sound proof zigomba gukazwa ku buryo nubwo umusilamu yaba arimo asara cyangwa se ari mu gusari mu musigiti n'umukristo ari gusenga, ku buryo bitabangamirana. Ariko se hanze hari uburyo ki bizagenda? Niba bavuze ati ni urugero, aha ni ku musigiti, ahangaha ni mu rusengero rw'abakristo, hari uburyo aho ngaho bazafata uburyo bavuge bati hano ku musigiti bakwiye kugenda gutya, n'ahangaha bikwiriye kugenda gutya. Ese kwa kundi abasilamu bazamura za mikoro bakazishyira hejuru bari gumo batora zana, ese ntabwo bizabangamira umukristo? Umukristo natera za haleluya inshuro 7 naba ari gucuranga ibyuma ari gusirimba, ntabwo bizabangamira umusilamu? Ibi nabyo tukongera tukabitekereza. Ariko nanone ngiye nkabona kuri ibi ngibi byo bifite umwanzuro wa sound proof. Bashobora kuzashiraho sound proof ariko bikagenda neza, cyangwa se nanone ntihabura akantu ntabwo ibintu byose byakuzura 100%. Bashobora kuzagerageza gukoresha bimwe bakabikoresha sound proof, ariko ibindi nabyo ntibishoboke ko babikoresha sound proof. Kuri ibyo rero iki kiganiro ngikoze ndi kugushishikariza aho nkurikiye, uyu ni umwanya wo gufatanya tugasenga. Uyu ni umwanya wo gusenga tukabwira Imana igakomeza kubana natwe, kuko itangazo riravuga ngo nta nsengero zo kuba mu baturage. Nagerageje kumva amakuru mu buryo nagiye nyumva, batanze ingero zitandukanye. Baravuga ngo nk'insengero ziba mu migi, urabona nk'uko umuntu ashobora kuba yagiye akagenda gushaka amafaranga, yamara gushaka amafaranga wajya ukumva bari kugusakuriza kandi uri muri dili z'amafaranga. Bagerageje kuvuga ko insengero ubundi umujyi ntabwo wari ukwiriye kubamo insengero zari zikwiriye kugira aho zibarizwa, noneho umujyi ukabamo uw'akazi wo gushakamo amafaranga n'ibindi. Kuko hari insengero zimwe ziba mu mujyi rwagati, ujya kubona rwose ukabona aho izo nsengero zari ziri, ngo ugasanga hakwiriye kubaho amazu y'ubucuruzi. Rero ni muri urwo rwego insengero zigomba kugira aho zibarizwa, ndetse mu mijyi umujyi ukaba wo gukoreramo no gushakiramo amafaranga. Rero kuri ibyo ngibyo beraba Imana ni ugusenga kugira ngo ibi bintu byose mu buryo bwose ubayeho, niba hari umushumba wari ufite urusengero mu mujyi, mbere y'uko iyi gahunda ishyirwa mu bikorwa, mufatanye gusenga kugira ngo Imana ikomeze kubashigikira. Ariko hari n'ikindi nibazaga ku barokore, sinibaza umurokore nibamara gushiraho aho insengero zigenda zibarizwa, niba umurokore yararananiwe kugenda ugasanga abantu bari kugwa kubera ko bananiwe kugenda urugendo rungana n'ikilometero kimwe, nibaramuka nibura bongera bakavuga ati ni kilometero n'igice, ese umubare w'abakristo uzakomeza kugenda nk'uko wari umeze? Cyangwa abantu bamwe bagiye kubivamo, n'ujya uhura n'umuntu umubwire ngo ko wabuze, akubwire ngo ntambereye kure, ntabwo ngishobora kubona uko mpagera, ibintu byaranshanze. Ugasanga umubare w'abaguye wabaye mwinshi, ntabwo bakiboneka. Ugasanga abantu babaye bizi, kuko muri aka gahe gashize usigaye ureba abantu ukabona abantu bamwe mu buryo runaka bari barimo, ugasanga bamwe bamaze gusubira inyuma,
abandi bamaze kubivamo bagiye mu bindi, kandi mu by'ukuri hari urusengero rwari ruri hafi rwari rusigaye rufunguye. None bamara kuzimura bakazishyira mu cyanya cyazo, ese bariya abantu bazakomeza bakizwa, cyangwa se umubare wa gikristo, abakristo bagiye kugabanuka, hagiye kubaho kongera gusubira inyuma kwa bamwe babandi badakomeye? Niyo mpamvu rero ibintu biri gukururira benshi inyuma biri kugenda bigaragara cyangwa se byiyongera mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Bera b'Imana, ni umwanya wo gusenga, tugasengera amadini tugenda dusengeramo. Mudukurikiye mwebwe muri mu bice bitandukanye, ni umwanya wo gusengera urusengero rwawe, aho wabarizwaga, adresse yawe, aho wafatiraga igaburo, kugira ngo Imana ikomeze kubahagararaho. Ikindi, nawe uri kunyumva, ugira umwanya wo gusenga ndetse no gusaba Imana imbaraga kugira ngo igukomeze, utagira ibintu na bimwe bikuvana mu kwizera, ntihagire ikintu na kimwe kikuvana mu byo wizeye, mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ndagushishikariza kwambara imbaraga mu buryo budasanzwe, kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze ziganze ku buzima bwawe, ndetse izina ry'Uwiteka Imana rikomeze rishirwe hejuru. Rero mwebwe mudukurikiye, ndakwinginze, ni umwanya wo gusenga. Sengera itorero ryawe, sengera abavandimwe baho babarizwa, aho musengera. Mugire umwanya wo kubana n'Imana, mugire umwanya wo gusenga. Ndabizi neza yuko Imana izajya igenda ikora ibikomeye, Imana izajya igenda yitamurura, nubwo wabona bikaze, nubwo wabona ibintu bitoroshye, ariko ndabizi neza yuko mu ruhande rumwe ndetse n'urundi ijuru rirasubiza abera b'Imana. Musenge, buri muntu wese yambara imbaraga, kandi ntagire ibintu bigusubiza inyuma, ntagire ibintu bigusubiza inyuma, ahubwo wibuke kandi uhagarare ku iriba. Ndabizi neza yuko ibi bintu biri kugenda bibaho, Imana iri kugenda ireba babandi bayiryaryaga na babandi bari batari bahagaze mu byizere, kuko ndabizi neza ko wa undi wari witwa umurokore atanakijijwe, iyo habayeho nk'aka kantu kameze gutya, ujya kubona ukabona aravuze ati ngewe n'ubundi sinkibigiyemo, nta n'inyungu byari bimfitiye, nta n'icyo byari bimbiye. Ugasanga umuntu aravuze ngo ntabwo azongera kubigarukamo, ariko ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo ntabwo uzongera kubigarukamo. Niba waramaze gufata icyemezo cyo kubivamo, n'ubundi ntiwari ubirimo, nta n'ubwo wari unabihagazemo. Ariko iki ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo reka tugwe, ngo reka usubire kuri za nzoga wari waranze. Ugasanga babandi bari bitwa abarokore nibo bari gukora ya mabi yandi n'umupagani atatinyukaga gukora. Nshuti yanjye, ambara imbaraga, wambara ubutware bw'Imana, ukomeze uhagarare mu buryo bwo gusenga, ukomeze wambara imbaraga. Imana ntizabura kukugirira neza. Ndabizi neza ko muri buri kimwe cyose hari ibyo Imana yavuganye nawe. Yewe murokore wari uri kubona ibihe bikugoye, yewe murokore wari uri kubona ibihe biri kukuyobera, ndakwinginze ambara imbaraga, wongere usenge, ibyo ntihagire ikintu bigutwara, ahubwo wumva ubwiza bw'Imana bukomeza kukubaho, kugira ngo izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro. Rero uyu ni umwanya wo gusenga. Itangazo ryo ryasohotse rivuga yuko insengero zigomba kugira icyanya cyazo. Ntabwo nzi ngo ni hehe bazafata. Ushobora kumva baravuze ngo wenda ni mu nce mu nkengero z'umujyi wa Kigali, ni ku Kamonyi, ni ku Ruyenzi. Se niba bazagira aho bimura abaturage bakashira icyanya cy'insengero ntabwo mbizi, ariko icyo nzi cyo nuko leta yacu ifite uburyo bwo gukemura ikibazo bitabaye ikibazo, nk'uko bagenda babikora. Ukomeze usenge, kandi Imana ikomeze itange n'ubu buryo, no mu gihe bizakorwa bitere kuzakubera ikibazo, ahubwo bizaba igisubizo ku buzima bwawe. Imana ibahe umugisha. Rero nubwo mukomeje kugenda musenga, mukomeje kugenda mubohoza, mukomeje kugenda muhamagara imbaraga z'Imana kugira ngo zikomeze zibane n'ubuyobozi bwacu mu gihugu cyacu. Imana ikomeje kuduha amahoro, Imana ikomeze kuturwanirira. Niyo mwanya wawe wo gukomeza komatana n'Uwiteka, kugira ngo n'ibitari biri kugenda neza bigende neza. Imana ibahe umugisha rero muri aka kanya. Imana ikomeze ibagirire neza. Tuzajya dukomeza kubagezaho buri updates zose zizajya zigaragara. Aka kanya kari ako ngako ko kubabwira uburyo iyi proposing yo kugira ngo insengero zigira aho zibarizwa. Numvaga biri ngombwa ko tubivugaho kandi tukagira umwanya wo kubisengera, kugira ngo izina ry'Imana rikomeze rishimwe kandi rikomeze rihabwe icyubahiro. Imana iguhe umugisha rero, ukomeze kuzirikana ubwiza bw'Imana muri wowe, kandi ugakuba ukomeje kuduha umwanya wawe. Dukomeze dufatanye kandi dukomeze turindire umwami Yesu naho kuza bwo azaza. Imana ibahe umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Ibikugoye ubyereke Imana, n'ibyari bikuyobeye ukomeze ubisengere. Yesu azabikora kandi azabikora nk'Imana. Imana ibahe umugisha, ubwiza bw'Imana bukomeze buganze. Shalom, shalom.